Rayon Sport isaro ry'Inyanza ndigipakirangirira rwanjye n'ugutsinda nitwa gikundiro cya Ndabereye umuvandimwe wa rubanda niba mugira ngo ndabeshya mu bazafana banje n'abanyamakuru bari hano Suraho Rayon Sport Nyange isaro ry'Inyanza Nyanza imena mu Rwanda nta makuru n'ikirezi twongeye kubasura inshuti bakunzi ba Rayon Yacu TV. Kuri uyu munsi Rayon Yacu TV iragaruka ku myiteguro y'ikipe ya Rayon Sport iri kwitegura guhatana na Musanze ku munsi w'ejo ni mu mukino wa shampiyona. Ese ni bande bashobora kwifashishwa, ni bande bashobora kutifashishwa kuri uyu mukino? Ibi byose turabirebera hamwe. Ese Rayon Sport yahaye umukino akahe gaciro? Ibi byose n'ahandi wabisanga uretse kuri Rayon Yacu TV. Ariko kandi hari amakuru menshi akomeje kugenda avuga mu kipe ya Rayon Sport. Bimenyimana Bonfils Caleb ni umwe mu bakinnyi bakomeje kugenda avuga mu kipe ya Rayon Sport ko uyu mukinnyi yaba ari mu biganiro n'ikipe ya Rayon Sport. Ese bihagaze gute? Ese amakuru ni impamo arahari? Turaza kugenda byose tubirebera hamwe hano kuri Rayon Yacu TV. Gisata cyose benshi muri mwe Rayon niyo nshuti mu kubyatura kwanyu bidutera ishema. Ekipe ya Rayon Sport kuri ubu ihagaze ku mwanya wa gatatu wa shampiyona hano muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda, ariko mu mwanya ihagazeho yo na AS Kigali cyane ko binganya amanota, ariko AS Kigali ikarusha Rayon Sport umubare w'ibitego. Rayon Sport ni ikipe yakaniye cyane igomba kwegukana umwanya wa gatatu, kandi nanone ikipe ya Rayon Sport ikaba arakaniye igomba kuza mu kipe yitwaye neza hano mu Rwanda muri shampiyona. Ariko kandi Rayon Sport intego yayo nyamukuru nk'uko mubizi ni igikombe cya shampiyona, ariko kuri uyu munsi Musanze igomba kubona Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport irabiri gukinira Musanze, ni ikibuga kitari cyiza, ariko ikipe ya Rayon Sport ngizi nubwo atari ikibuga cyiza ariko igomba kubyitwaramo neza kugira ngo ikipe ya Rayon Sport irebe ujya kwegukana amatatu kuri uyu munsi. Birasaba imbaraga nyinshi. Imyitozo yari imeze ite muri iyi minsi nyuma y'uko ikipe ya Rayon Sport imaze gukina n'ikipe ya APR FC? Byose turakomeza kugenda tubirebera hamwe. Rayon Sport nyuma gukina n'ikipe ya APR FC ni umukino yatakaje, ni umukino ikipe ya Rayon Sport yagombaga gutsinda nk'uko benshi babitekereza kubera ko ariyo yari yakiriye, ariko ntabwo byaje kuyihira. Ekipe ya Rayon Sport yaje kunganya na APR FC ubusa ku busa, nubwo benshi bavuga ko iyi result ari nziza cyane, ariko hari abadatinya kuvuga ko iyi result atari nziza cyane bijyanye n'uburyo ikipe ya Rayon Sport yari ifite umukino mu biganza byayo, ariko bikaza kurangira inaniwe gutereka igitego mu izamu cyane ku bitego by'Injeke Mayel yabashije guhusha ndetse na kapiteni Muhire Kevin. Abakunzi ba Rayon Sport bakomeza kugenda bavuga ko imatch baba baracyuye, ariko ngo nta kundi nibatahira aho ngaho ngo kubera yuko ikipe ya Rayon Sport yiteguye yuko igomba gutsinda ikipe ya APR FC mu mukino wo kwishyura. Rayon Sport irasabwa igitego kimwe cyangwa se kunganya uko ariko kose, ariko kuri ibi bitego ikipe ya APR FC igahita itaha. Nubwo ikipe ya Rayon Sport ibyo kunganya itabikozwa, ati twe tugomba gukuramo APR FC tunayitsinze duhaye abafana bacu ibyishimo. Gaye nguko ibikomeje kugenda bikora ikipe ya Rayon Sport. Ekipe ya Rayon Sport yakaniye cyane nyuma y'uko imaze gukina ikipe ya APR FC ikabona atari itagenda neza ngo kuri iyi nshuro irerekeye Musanze, ariko byinshi yabikosoye. Ariko kandi Rayon Sport ngo bari kwitegamo abakinnyi badashobora gukina kuri uyu mukino bitewe n'uko ikipe ya Rayon Sport iri kwirinda imvune no kuvunisha Wilson Onana. Ekipe ya Rayon Sport n'abandi bakinnyi ishaka kuvunikisha itarakina n'ikipe ya APR FC. Ni kuri izo mpamvu bamwe mu bakinnyi bashobora kuba baruhukijwe kugira ngo abajya guhatana na Musanze FC hatazajya bugiramo ikibazo cy'imvune, kandi ngo bafite match ya derby kuri uyu wa kane, match bagomba gutsinda, match bakaniye cyane, match harimo prime nyinshi. Yeka ijuka hajura hombe ngarambi urawa budugomezira urutieri ali yewe ruka
rw'amayeri yerekane mu kibuga. Cedric Moses Raro nzarora harorari. Ekipe ya Rayon Sport nubwo ari match yakaniye cyane, ariko kandi ngo bizera ko mu ikipe ya Rayon Sport umukinnyi wese uyirimo yakaba afite ubushobozi bwo kuba batsinze ikipe ya Musanze nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho nawe mu bafana ba ikipe ya Rayon Sport babitabiriye imyitozo ya Rayon Sport bavuga ko umutoza n'ubundi yagira gutya agakomeza kuruhutsa abakinnyi kuko tubakeneye cyane. Ku wa kane abakunzi ba Rayon Sport bari bitabiriye imyitozo bakomezaga kugenda bavuga ko umutoza akwiye kugira baruhutsa kugira ngo akomeze yirinde imvune. Ati niba twaravunikishije Onana ukabona ko mu kibuga hari ritimi igabanyutse, ati baza niba turamutse tuvunikishije abakinnyi bagera kuri 2 cyangwa 3 byaba ari ibibazo. Bati cyane ko Musanze ari ikibuga kibi. Ati niyo mpamvu ikipe ya Rayon Sport igomba kwitondera kiriya kibuga kandi ikitondera n'abakinnyi igomba kuhakinisha kugira ngo Rayon Sport ikomeze yitegure neza umukino wa derby ugomba kubahuza na APRFC kuri uyu wa kane. Gerard Diofili barayifata, umufana w'umwaka rwa Rutabura. Nabahe bakinnyi bashobora kwifashishwa kuri uyu munsi ubwo ikipe ya Rayon Sport ku munsi wo ku cyumweru izabiri gukina n'ikipe ya Musanze FC. Umubano ubutitsa nitwaje agakwaya kandi nizeye Imana nzakarema gakumba, nzakugabira ishyo abawe bakamenya. Kuko bikomeza kugenda bigarukaho n'abakunzi ba Rayon Sport cyangwa se abitabiriye imyitozo kuko bakomeza kugenda babibona mu mboni zabo. Nk'ibisanzwe Bwiza amashobora kugira gutya agafata Adolphe ari mu mazamu bitezwe ko bagomba kugira gutya bakagifata kuri uyu mukino ugomba guhuza Rayon Sport na Musanze, kandi abafana bati Adolphe niyo agomba kugenda azamurira urwego kugira ngo azagere kuri rwa rwego rwiza, dore ko ari we muzamu uzaba usigaranye na Rayon Sport uyifite amasezerano. Mu gihe Kwizera Olivier abakunzi ba Rayon Sport bavuga ko ibiganiro bishobora gukunda cyangwa se bikanga bitewe n'uko bazi Kwizera Olivier ko ari umukinnyi utoroshye. Abakunzi ba Rayon Sport rero bakomeza kugenda bagaruka kuri uyu muzamu. Uyu Adolphe agomba gufata iyi match kandi abakunzi ba Rayon Sport ngo bamwitezeho byinshi ko uyu mwana agomba kongera akazamura urwego, dore ko ari umuzamu nyine ufite amasezerano ikipe ya Rayon Sport nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho. Abakunzi ba Rayon Sport bati nta kabuza kuri Rayon Sport iri gukina na Musanze turaza kubona umukinnyi Hakizimana Adolphe ari uri mu izamu nk'ibisanzwe. Kuri gatatu Mujyanama Fidèle abakunzi ba Rayon Sport bakomeza kugenda bavuga ko namuvanywe Jean Marie Vianney uyu nguyu nawe atagomba kwifashishwa cyane cyane ko ari umukinnyi ushobora gusimbura Iranzi igihe icyo ari cyo cyose kandi ni umukinnyi utarakira imvune neza. Abakunzi ba Rayon Sport bakomeza kugenda bavuga ko Mujyanama Fidèle afite amahirwe menshi yo kuba yakina kuri uyu mukino ugomba guhuza ikipe ya Rayon Sport na Musanze, kandi nk'uko bigaragara mu myitozo uyu ni umukinnyi ushobora kwifashishwa ubwo ikipe ya Rayon Sport irabikina n'ikipe ya Musanze. Mujyanama Fidèle akaba yaza akina kuri gatatu, mu gihe kuri kabiri nk'ibisanzwe hashobora kugaragara Isaac Nsengiyumva umusore wavuye mu gihugu cya Uganda mu ikipe ya Express. Uyu Isaac Nsengiyumva ngo ni umukino ushobora kwitabizwa kuri uyu mukino ugomba guhuza Rayon Sport na Musanze, cyane cyane ku ruhande rw'iburyo akunze kwitwa kuri kabiri Nizimana Karima Kenzi akaba yaruhukijwe, cyane cyane ko ku mukino bakina ikipe ya APRFC uyu Nizimana Karima Kenzi yakomeje kugenda agaragaza yuko atari hejuru cyane cyangwa se atari muri je y'umukino nk'uko byakomezaga kugenda bigaragara. Abakunzi ba Rayon Sport bakomeza kugenda bibaza niba ari akaruhuko kenshi bamuhaye, dore ko mu mikino shampiyona ya Rayon Sport na Gicumbi uyu yatigeze yifashishwa ndetse nta nubwo yari muri 18. Abakunzi ba Rayon Sport bati rero uyu mukinnyi n'ubundi agomba kugira gutya akaruhuka kugira ngo atavunikira hariya, atariko Nsengiyumva Isaac agomba kuba hari, atariko Nizimana Karima Kenzi ntakabure muri 18 byibuze kugira ngo agume mu mukino. Bantu b'imahanga n'ab'iki gisata cyose benshi muri mwe bati kandi nanone umukinnyi bita Nigena Clement agomba kongera kuruhutswa kugira ngo Nigena Clement atazahura n'ikibazo cy'imvune ndetse n'Ndizeye Samuel. Abakunzi ba Rayon Sport
bakakomeza kugenda abitabira imyitozo nk'uko bakomezaga kugenda banabibona, ari nako bakomeza kugenda baha ibitekerezo Yacu TV bati buriya mu mutima wa defense haramutse hakina umukinnyi Hussein Eto ndetse na Mitima Isaac, bati byaba byiza cyane kugira ngo bakomeze kugenda baruhutsa abakinnyi. Ati kandi aba nabo si abakinnyi babi, atabanga bagirwa icyizere bashobora kwitwara neza i Musanze, bakaba bagira gutya bakaba baduhisha n'amanota 3 Musanze. Ati kandi mu kibuga hagati hari kuvugwa abandi, Mico Justin uyu ngo ashobora kujya gutya akabanzamo, Nishimwe Blaise ati ngo nagomba kubanzamo kugira ngo akomeze kugenda azamura urwego. Bati baruhukije bakakora muri 18 abakinnyi ntibamenye ibyo bigiramo, cyane cyane ko batari kwifashishwe ku mukino, bashobora kuba wenda babarekura bakigira mu bindi. Bati no kugira ngo bakomeze kugenda babarekura bajya bafata nabo bajyane muri camp kandi baboneke muri 18, kubera ko abakinnyi iyo batagaragaye muri 18 bakomeza kugenda bagaragaza yuko urwego rwabo ruri hasi cyane, bagende kuri forume za Mackenzie ndetse n'umukinnyi Nishimwe Blaise ku munsi ubwo Rayon Sport yakinaga n'ikipe ya APRFC ku mukino wa derby. Ni abakinnyi bagaragaje ko bari hasi, ni abakinnyi bagaragaje ko nta mwitozo uhagije bafite, batirege baba batari mu 18, bati hari igihe wenda baba bari mu bindi. Ati niyo mpamvu ugomba kujya bifashishwa ndetse igihe batakinnye ariko bakaba bari muri 18. Nishimwe Blaise y'abakunzi ba Rayon Sport bakomeza kugenda bavuga ko uyu nguyu agomba no kugaragara mu kibuga, atwana gufata Mediane uyoboze Master gusa uzizere ko iyo Mediane ishobora kujya gushyikagusha amanota 3. Bati nubwo Master atari umukinnyi mubi, atariko abakeneye undi mukinnyi nanone ufite experience kandi usanzwe ubanza mu ikipe ushobora kumufasha. Bukuru Christophe na Mico Justin aba nabo bahabwa amahirwe bakitabira kuri uwo mukino ugomba guhuza Rayon Sport na Musanze kugira ngo bakomeze kugenda barebera hamwe uburyo ikipe ya Rayon Sport yakura amanota 3 imbere mu Musanze. Bati kandi umukinnyi witwa Ishimwe Kevin nawe agomba kugaragara mu kibuga. Uyu Ishimwe Kevin abakunzi ba Rayon Sport bakomeza kugenda bavuga ko Ishimwe Kevin agomba kujya gutya akajya yifashishwa ku mikino cyane cyane nk'iyi ngiyi idakanganye cyane. Bati kugira uyu mukinnyi akomeze azamura urwego, abakunzi ba Rayon Sport bakaba bemeza ko umukinnyi w'umukinnyi mwiza ndetse kuri match ya derby abenshi bati uyu nguyu yarakwiye kuzasimbura Dinjeke, akaza Dinjeke asimbuye uyu nguyu akaba ari ubanzamo. Abakunzi ba Rayon Sport bakomeza kugenda bavuga ko n'uwitwa Maxime Sekamana uyu nawe ashobora kwifashishwa ndetse na Rudasingwa Prince. Ayo ngiyo akaba ari ikipe bumva yabanza mu kibuga, mu gihe abakunzi ba Rayon Sport bumva ko ikipe yindi yabanje ku mukino wa APRFC abenshi bagomba kongera kuruhutswa kugira ngo kandi hatagira nanone uzana ikibazo cy'imvune. Bati ni match ya APRFC niyo match dushyize imbere, niyo match isa nka finali yacu muri iyi mikino ya shampiyona. Bati kandi tugomba kwitsinda nta kwitakaza kugira ngo tuyitsinde rero ni ukuba dufite abakinnyi bose imbumbe. Bati kandi twizeye ko ikipe ya APRFC tuzayisezerera ariko kandi ko twirinde imvune ishobora kuduruka mu Musanze ku kibuga kibi. Bimenyimana Bonfils Caleb n'umwe mu bakomeje kugenda bagarukwaho kuri uyu wa gatanu ubwo abakunzi ba Rayon Sport bamenyaga ko uyu mukinnyi nta kipe afite, ariko kandi ngo uyu mukinnyi n'ubundi ngo yaba ari mu biganiro n'ikipe ya Rayon Sport ngo nubwo bitaracamo. N'ikipe ya Rayon Sport yagaragaje ko yifuza abandi ba rutahizamu 4. Uyu Bimenyimana Bonfils Caleb ni umukinnyi uzi Rayon Sport, ni umukinnyi wayibayemo ubwo Rayon Sport ari mu matsinda, ni umukinnyi watsinda ibitego byinshi wakomeza kugenda yitwara neza. Uyu akaba akomeje kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Nurenga kabaruzuze bagore utisina na jojori n'abapolisi. Rayon Sport ni ikipe yavuze ko izashora akayaho ka miliyoni 65 ku isoko ry'igura n'igurisha, cyane cyane ariko mu kugura ba rutahizamu ivuga ko ba rutahizamu 4 ishaka bizabashora akayaho ka miliyoni 65, harimo no kongera amasezerano abandi ba rutahizamu 2. Rayon Sport isanganwe muri rusange. Rayon Sport ikaba izasinyisha ba rutahizamu 6 muri iyi sezo, 4 bashya na 2 basanzwemo. Ekipe ya Rayon Sport rero ikaba bitanye bivuga ko yatangiye ibiganiro n'uyu mukinnyi Bimenyimana Bonfils Caleb usanzwe ukeneye intamba ku rugamba, ariko ni umukinnyi washyiraga muri Latvia, ariko kuri ubu ngubu akaba nta kipe afite. Uyu Bimenyimana Bonfils Caleb rero ari kuvuga kipe ya Rayon Sport nubwo mu minsi yashize yakomeje kugenda agarukaho muri Kiyovu Sport kuko yitabiraga n'imyitozo ya Kiyovu Sport. Abakunzi ba Kiyovu Sport bakavuga ko bari mu biganiro n'uyu mukinnyi Caleb. Ngayo nguko rero nibikomeje kugenda bivugwa. Iyi yo niyo Yacu TV ngende model.
nza kujyana i Kanombe twibire mu birere